uri ni ku ishuri, aho uri ni ku ishuri, aho uri ni ku ishuri. Muraho, uno munsi ikiganiro cyacu kirabagezwa n'umugize ikipe y'ishuri. Twizeye ko muri bukunde ibyo ari bubasangiza. Zimwe mu mpamvu zitera gutakaza ubudahangarwa bw'umubiri. Ubushobozi bw'umubiri bwo kubasha guhangana no gutsinda indwara bufatiye ku kuba umubiri ufite ubudahangarwa. Kuba ufite ubudahangarwa bwuzuye kandi bukora neza ni ikintu cy'ingenzi mu gufasha guhangana no gutsinsura indwara zinyuranye zibasira umubiri, cyane cyane iziterwa na mikorobe. Ni kenshi twumva abantu bavuga bati navuka sindarwara ibicurane, cyangwa undi ati iyo uruyuki rundumye simbyimbirwa, undi nawe ati ngewe uretse ikitaribwa nta kintu nsubiza inyuma. Ibyo byose bifitanye isano na bwa budahangarwa bw'umubiri. Nyamara kandi ku bandi ugasanga akarwara kose kaje karamwigirizaho nkana. Cyane cyane uzasanga hari abantu bahorana uducurane, inkorora se, ndetse mwararana ubirwaye bugacya nawe wabyanduye. Ibi byose biba byerekana ko ufite ikibazo cy'ubudahangarwa buke cyangwa udafite imbaraga. Muri iyi nkuru rero twabateguriye impamvu zinyuranye zishobora kugira uruhare mu gutuma ubudahangarwa bugabanuka. Impamvu ya mbere, stress. Stress hafi ya twese tujya tugira ikibazo cya stress mu buzima bwacu. Kuribwa umutwe, kubabara mu gatuza, kumva udatuje no kuremererwa nibyo bimenyetso by'ingenzi bya stress. Ibi byose iyo bihuye bituma umubiri ukoresha ingufu nyinshi mu guhangana na ya stress, nuko bikagira ingaruka mu gutuma ubudahangarwa bw'umubiri bugabanyuka. Ibi akenshi bigaragazwa no kurwaragurika, kugira ibishyute, ibisekera n'ibihushi bya hato na hato, no guhora umeze nk'umurwayi. Stress ikaba ituruka ku bibazo binyuranye, haba mu rugo, ku kazi, guhomba mu bucuruzi, kubura uwo ukunda n'ibindi byinshi. Impamvu ya kabiri, siporo nkeya. Nta na rimwe uzagira ubuzima buzira umuze mu gihe umubiri wawe utawukoresha imyitozo ngororamubiri. Ndetse ubushakashatsi buherutse gukorwa bwagaragaje ko gukora imyitozo ngororamubiri bifasha mu mikorere myiza ya neutrophils, zikaba ari ubwoko bumwe bw'insoro zera, globules blancs, white blood cells, zishinzwe kwica utunyabuzima, udusimba, microbe tuza mu mubiri tugamije kwangiza no kuwugirira nabi. Kudakora siporo rero bituma izi nsoro zicika intege, nuko imikorere yazo ikagabanuka. Impamvu ya gatatu, kudasinzira bihagije. Nubwo utabyumva cyangwa utapfa kubimenya, nyamara iyo usinziriye uturemangingo two mu maraso yawe dushinzwe kurwanya mikorobe niho dukora cyane ngo twirukane izo mikorobe ziba zinjiye. Kutaryama no kutaruhuka bihagije rero bigira ingaruka ku mikorere y'utwo turemangingo, bigatera umubiri kunanirwa, nuko bigatera kugabanyuka k'ubudahangarwa. Impamvu ya kane, kurya nabi. Iyo akenshi tuvuze kurya nabi abantu ntibabyumva kimwe. Kurya nabi ni ukurya ibitujuje intungamubiri, kurya ibirimo ibyangiza umubiri byinshi, kurya byinshi cyane no kurya bike cyane. Ni byiza kurya indyo yuzuye, ikaba ari indyo irimo ibitera imbaraga, ibyubaka umubiri n'ibirinda indwara. Iyo kimwe muri byo bibuze, indyo ntiba yuzuye. By'umwihariko kurya ifunguro ritarimo vitamine C na vitamine E bigira ingaruka ku budahangarwa, kuko izi vitamine arizo z'ingenzi mu gutuma ubudahangarwa bukora neza.
ibinure bigereranye, fat acid accumulation, kurya amasukari menshi byose binaniza insoro zera, globule blanc, white blood cells cyangwa se neutrophils mu mikorere yazo, kandi nizo zigira uruhare mu mikorere myiza y'ubudahangarwa bwacu, zisohora mu mubiri zikanica mikorobe, cyane cyane bagiteri na virusi. Ni iki nakora? Ni iki wakora kuri iki kibazo? Nk'uko tubibonye, ibitera kugabanyuka k'ubudahangarwa ni ibintu bishobora gukosorwa ku buryo bworoshye mu gihe nyir'ikibazo agifatiye mu maguru mashya. Ikintu cya mbere, gukora siporo ihagije uko ushoboye, ariko ikaba gahunda ihoraho. Kurya indyo yuzuye kandi ikungahaye ku ntungamubiri. Kwirinda no kurwanya stress n'ibiyitera. Kuruhuka no gusinzira bihagije, byibuze amasaha 7 ku bantu bakuru. Nibyo bizagufasha kugira umubiri wuzuye ubudahangarwa kandi ukomeye.